ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akaze. Ucunze nabi ntiwamenye watakariye. Umva amasomo y'ingenzi twungukira mu kiganiro agatabo. Amasomo yagufasha mu buzima. Niba wifuza ubuzima bwiza kandi wifuza isi itarimo ibibazo no kugaragara nabi, hamwe uba wumva wishinja icyaha, ukabura naho wahera usaba imbabazi, ndagira ngo wicare nkubwire ibintu 8 ugomba kutazakorana rimwe mu buzima. Ndabyumva ushobora kuba warabikoze mbere, ariko nyumva neza, ibi ni ibintu nubikora mu buzima bwawe usigaje hano ku isi ushaka kuzakubera bubi cyane kurushaho. Iki ni ikiganiro agatabo. Ndagira ngo mu myaka yose ufite uwo uri we wese, ibi bintu birakureba. Ubuzima ubayemo uyu munsi ntuzigere na rimwe ukindira ku byiyumviro by'umuntu ugamije kwishimisha. Icyo kintu ni ikintu cya mbere duhereyeho. Kenshi ba mu nkundo z'abatarashakana, ariko no mu nshuti busanzwe ntuzigere na rimwe. Mu busanzwe ni umukino utsindika neza, ukoresha abandi mu nyungu zawe bwite, ariko cyane cyane kwishimisha. Gusa uri mu mansa na riske yo kubura umuntu by'ubuzima bwawe bwose. Niba hari uwo witaho rero, witaho nta buryarya, ntuzigere na rimwe kandi urekera na rimwe kwiyitaho wowe ubwawe. Hari igihe ubona bitarenze, ariko nuko nibura ugerageza. Umunsi wahagaritse kwiyitaho muri uwo munota uzaba ubihagaritse ako kanya, umenye ko uzatangira kuba mubi ndetse no kwangirika kurushaho. Nta wundi ku isi uvunikira, ni wowe ubwawe, wowe wenyine. Yiteho rero bihagije. Ikintu cya gatatu, ugiye kwirinda cyangwa se kurinda ubuzima bwawe usigaje ku isi. Ntuzongere na rimwe, niba wanabikoraga ntuzongere gutekereza ko udashoboye, mbese udahagije ngo ukore ikintu runaka. Uzigirire icyizere, cyangwa se tangire wigirire icyizere. Tuba mu isi igoye kandi abantu badufata ndetse bakatubona bitewe n'uko twabiyeretse. Niwiyerekana nk'uw'agaciro gake cyangwa se nk'umunyembaraga nkeya, ndakubwiza ukuri ko ntawe uzigera yifata ngo akuzamurire agaciro we ubwe. Haranira icyubahiro cyawe, babona ibyo waberetse. Ntukitakarize cyangwa se ngo utakaze icyizere mu buzima. Ibi byo ndabisubiramo na rimwe ntibizakubiho. Icyizere gisobanurwa ubundi nko kuba nibura ugihumeka. Nuramukubona ugihumeka byose biracyashoboka. Sukura mu mutwe hawe kandi wivane mu bwoba. Rekera kuba pessimistique cyangwa se ba bantu babona ibibi mu isi uko byaba bimeze kose. Bamwe bizera ngo isi irashaje gusa, bakiberaho muri uwo muzenguruko gusa. Gerageza ureme imitekerereze cyangwa se imyumvire iguteza imbere, igushigikira, kandi byose bishingira ku cyizere. Uko byaba bikaze kose, bikomeye kose, ntuzigere ugabanya icyizere wigirira mu buzima. Ubuzima niko bumera. Ikintu cya gatanu ugomba kutazakora mu buzima usigaje ku isi, ntuzigere na rimwe ureka kwiyubaha ndetse no kwiyubahisha. Kwiyubaha ni igisobanuro cyo kwiyitaho. Kubera iki wabaho ibintu bikubayeho byose biba ntacyo bivuze, nta soni n'ikimwaro bishobora kukugaragaraho, ngemura nta mpamvu. Uru ni urubuga rukugira inama ku buntu. Kubera iki wajya kugisha inama abo wita inshuti rimwe na rimwe birangira zimenya amabanga yawe zikayashyira hanze? Burya hari itandukaniro rinini riri hagati yo kuba uri ikiremwa muntu no kuba uri umuntu ufite ubumuntu. Twese iyo turi mu bibazo tuba dukeneye abatwegera, twizeye ko amabanga yacu atazajya hanze, batazayashyira hanze. Egera ni urubuga bigira abantu inama z'ubuzima ndetse zabuhindura. Aho waba uri hose ubasura ku rubuga rwabo ukagisha inama ku ngingo iyo ari yo yose kandi ku buntu. Wahuye n'ibibazo mu rukundo, ufitanye ibibazo n'umuryango, wifuza kuva ku ngeso runaka, kuzinukwa, wifuza guhindura ubuzima bwawe, ndakubaza niba wifuza gukura ukareka ahashize ugatera imbere ukiberaho mu hazaza heza. Pagana uyu munsi. Hasi kuri iyi video muri comment nabashyiriho uburyo wagera kuri urwo rubuga. Reka dukomeze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni agatabo. Ibintu ugomba kutazakora mu buzima usigaje ku isi. Ntugomba kuzongera kubikora niba wifuza ubuzima bwiza. Ntukingingire na rimwe amahirwe n'akazi, ahubwo himba ibitekerezo bikarema cyangwa se bibirema. Byamaze kugaragara ko uko wiyingiriza cyane ariko ugaragara nk'umuntu w'agaciro gake ndetse n'umunyantege nkeya. Ni byiza kwigirira icyizere cyo kurema ibyo ubutanga cyangwa se kurema ibyo gutanga aho kuba umusabirizi. Ntuzigere na rimwe ufata ikintu cyangwa umuntu mu buzima ngo umuteshe agaciro, mbese wumve ko nta kintu bimaze cyangwa se amaze. Uyu ni umuco ugaragara nk'uko kudafata inshingano no kutita ku bintu, ariko byangiza ubikorerwa. Uwo mwashakanye, uwo mukundana, mwitono w'agaciro, naho ubundi bituma abaho yumva adakunzwe uko bikwiriye. No mu buryo bw'amafaranga, gupfa gusesagura no kutita ku mafaranga winjiza ni ibintu bigushyira mu murongo mwiza wo gutakaza muri kimwe.
ni ibintu bigushyira mu mwanya mwiza wo kuzapfa wicuza udahaye agaciro ubuzima bwawe. Nuramuka udaha agaciro ubuzima bwawe, ni ibintu bigushyira mu mwanya mwiza wo kuzapfa wicuza. Ni agatabo. Dusoza ndagira munyemerere dusoreze kuri aka kantu, uko isi izaguhindura kose, uko yagukoresha kose, ibyo yakunyuzamo byose, ntuzigere na rimwe utuma icyiza kikurimo gipfa ngo uhinduke mubi. Ni agatabo. Iki ni ikiganiro agatabo. Reka umanuke munsi y'iyi video urebe ahantu handitse ijambo subscribe, uhakande ukandira ukazogera, uzajya ubona ubutumwa bugufi uko dukoze video nshyashya. Reka tuzasubira ubutaha. Nitwe Mugisha, ntuzacikwe.